basi uyu munsi munyemere turebera hamwe ese kumureka kuririmba reka dukomeze aya inkuru zacu magambo cyangwa se itafu aya niba majwi aziranye n'uriya mukobwa uyu wamubarira ikibazo bahuramo hagacupa kuko yatanze umucyo ahubwo yaramubambishije ngo niko yavuga nabonye nka papa bari kuvuga bati barashaka kurangiza ubuzima bwa Gitafu arafengewe niyo mpamvu ubona ngira emotion nanjye ubwanjye nabireba gugwabo kandi ariko turimo aya basi uyu munsi munyemere turebere hamwe ese aya magambo cyangwa se aya majwi yagiye avugwa ngo se ngo Gitafu ngo agiye gufungwa cyangwa se ngo bya nyabyo ngo ari muri gereza, ngira ngo izo video wagiye uzibona ese byavuye he? Muri iyi video ndaza kugerageza nabereke ngo ese mbereke nyine n'intandaro yateye Scovia kuvuga biriya, cyangwa se ndaza kubereka intandaro yatumye nyine abanyamakuru baganira kuri iyi ndirimbo ya Aragitosa Gitafu. Ibyo rero kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru kandi usobanukirwe, icyo ngusaba no gukanda subscribe, ukandika na comment, warangiza ukakanda nyine na like then na subscribe, hanyuma ukanasharinga iyi video kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo aya makuru abagereho yizewe. Ngira ngo abenshi mwagiye mushidikanya muvuga ngo ni ibyanyabyo Gitafu wamufunze. Hari benshi ndagenda mbereka nyine ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye byateye nyine byazanye nyine imvugo mbi mu bantu, cyangwa se bavuga ngo iyi ndirimbo Aragitosa ngo yatumye Gitafu ngafungwa kandi atari ibyanyabyo. Ndaza no kubereka uburyo cyangwa se ikiganiro abanyamakuru basoje harimo na Scovia uwo ngo bavuga ngo niwe ngo ugiye gufungisha cyangwa se bafungishije Gitafu. Ndaza kubereka nyine byinshi cyane usobanukirwe kandi unanyurwe muri iki kiganiro. Icyo ngusaba rero ni ugukurikira video kugeza irangiye kugira ngo udacikwa n'akantu na kamwe. Reka dutangire sasa. Yes, ni ukuvuga ngo duhereye wenda dutangiriye imbere cyane cyangwa se kugira ngo mbasobanurire amakuru yuzuye kugira ngo uhite usobanukirwa. Ni ukuvuga ngo bwa mbere na mbere hari cyangwa se kugira ngo aka kanya Scovia ndaza kubereka video nyine n'ukuntu bagiye babiganira cyangwa se ukuntu byayo aya mashusho cyangwa se amakuru ageze hanze, uburyo Scovia nyine bageze kuri audio cyangwa se bayiganiraho. Ni ukuvuga ngo hari umuntu wanditse nyine, hari urabona iyo bari muri studio abanyamakuru hari WhatsApp mama ugomba kohereza ubutumwa bugasomwa. Hari umuntu wabajije ikibazo ngo ese Scovia iriya video niwe wayipostinze ushyiraho n'iriya ndirimbo Aragitosa? Ibyo nabyo ndaza kubasobanurira iyo video nyine kugira ngo igaragare ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se warayibonye simbizi, ndaza kuyibereka nayo ariyo yateye kubaza icyo kibazo. Scovia arabanise niyi bahita bamuha link, arebye aribwo wese bateraho iki kiganiro. Reba iyi video ho gakeya. kubita kuri ndimi umugore arataka mazazana basoje ndakomeza mbabwire n'ibindi basorejeho akone gato amberetse, ndaza kubereka n'ibindi. Noneho iyi video ni umuntu nyine wayipostinze cyangwa se ni AI generation. Murabizi AI igenda ikora amavideo agiye atandukanye. Aha ni Scovia nyine hari ukuntu nyine sinzi niba nabibereka, sinzi niyo cyangwa se izo video niho warazibonye. Hari nk'aka video nyine wenda kari training karebwe cyane n'ibihumbi 400 by'aba viewers, karebwe n'ibihumbi 400 views. Ngira ngo wenda ushobora kuba arakabonye, yaba ari amahirwe kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa bitangoye. Ni ukuvuga ngo nka video wenda nka Kisekedi cyangwa se nka video bageneratinze Kagame ahetse Kisekedi mu gataro cyangwa se ako bita igitebo, wenda mufata uko mubyumva ku bantu bagiye babiza, ariko agataro n'igitebo ndakeka uranyurwa cyangwa se urasobanukirwa. Noneho hari umuntu wafashe video ya Scovia wenda yambika Scovia imyenda ya siporo. Ndaza kubereka aka video nyine, ndaje nkabashyiremo murebe. Arangije ahita ashyiraho iriya ndirimbo Aragitosa nyine yura mutipe Gitafu. Noneho ako ka video nyine karatraininze, ari naho hahereye babaza icyo kibazo ngo ese Scovia iyi video niyo wayishyize hanze.
arangije aravana reka iyo video niyihe se iyo ndirimbo bite nyine yari kuyibyina nuko barakomeza nyine babiganiraho ibyo bintu ariko uko mukuri wenda ukuri kuzuye cyangwa se kugira ngo unasobanukirwe bihagije ugomba kumenya ko nyine amakuru yose wumvishe ko nyine G-Tough ngo yafunzwe cyangwa se G-Tough agiye kujyanwa muri gereza ni ibihuha kubera ko nyine babiganiriyeho gusa nyine Scovia wenda ndakomeza ngende bumvisho gakeya Scovia ubwo yivugira ati arafungwa nyine babiganiraho n'abanyamakuru babana ntabwo ibintu bishoboka nta nubwo ari byo indirimbo zo rwose nkuko nyine G-Tough yabyivugiye muri video reka nyibereke hano ariko ngo harimo ibihangano ngo igihangano cya Cibi n'igihangano cyabaye ahubwo nakubonye ukibye mugire vuba muri diplomasi hano ibintu ese uzi ko ubundi iyo ndirimbo ntayazi tuvuge ko utaratambuka bari kwica nshaka kuba nzi ko ari ariko ntaramenya ngo ni iyihe indirimbo yitwa ngo aragitose asoza iyi video aravuze ngo iyi ndirimbo ifite ubutumwa wenda ku bantu batoya cyangwa se ku bantu badatekereza cyane ntabwo ubwo butumwa wabwumvamo cyane wenda reka mbereke uyu muntu usa nk'umunyamasengesho amagambo yavuze nze wumva ariko indirimbo ifite ubutumwa mbabarira ubuhe nyine kuki ariko muvuga ngo ifite ubutumwa mukarangiza ntabwo muvuga cyangwa nyine twumvishe ubutumwa bwe nuko irangira mukajya kubishyira mu bikorwa abantu b'abanyamasengesho rero cyangwa se abapasiteri muri reka tuyifate gutyo ni abantu nyine bafata nyine ikintu bakakigira hahiye cyangwa se bakakigira byacitse niyo ngo uyu mupasiteri wumvisha amagambo yavuze ahabanyije cyane n'intekerezo z'abantu indirimbo aragitosa ni indirimbo nziza iryoheye amatwi ushobora kuba wibaza ngo ese niyo mpamvu ngira ngo wenda reka nanabereke iyi video Irene aho atumira G-Tough ko nibyo nabivuga ukagira agahinda nkabibura ko wagize agahinda kandi si byo naringamije pe nagira ngo usobanure ibintu byawe maze iminsi bikuvaho nicyo cyonyine cyatumaga mbikubaza si uko nakunda kudutera blague mbona ninazikunda pe ariko haraho begera ukavuga uyu muniga rero ngo bisa nkaho nyine byamutunguye nta nyine yabikoraga biri aho ngaho nyine atazi ko hari ikintu byamugeza ariko aka kanya nyine ni umusitari nawe mu Rwanda tukayifata ko nyine muri uyu mwaka cyese muri uku kwezi aho training nyine arazwi kabisa ibikorwa bye byarazamutse niyo ngo iyi ndirimbo aragitosa koko irimo ubutumwa kandi we ubwe yaravuze ati G-Tough baramubaje ngira ngo yavuganye na Scovia Scovia aramuhamagara amugana ese G-Tough iyi ndirimbo ubutumwa bite iki G-Tough igisubizo amusubije amugana rero banyakubahwa ntabwo iyi ndirimbo nubwo muvuga ngo nakoze ngo indirimbo ngirimo ngo amafuti ngirimo ngo amagambo mabi si irya mbere sinjye wa mbere wabukoze indirimbo zisa nk'izisebetse kandi indirimbo yanjye ntabwo isebetse ngira ngo wenda mu magambo bagarutse ku ndirimbo ikinyafu ngo hari indirimbo zitwa ikinyafu ngo twinyuma ngira ngo rekana n'akavido nkabashyiremo murebe G-Tough niba aziranye n'uriya mukobwa uyu wamubarije ikibazo bahuramo agacupa kuko yatanze umucyo ahubwo yaramubambishije ubwo niko yavuga yamubambishije yamenyekanishije ikibazo kitari kiye oya aho kugira ngo uyu ubuyobozi buzumva ibintu bivuze n'uri itazi ngo ni iki nibura ubuseri ntabwo azivuguruza aferi yayirangirije hari aferi byarangiye ahasigaye urumva twaraye tuje kumenya icyo indirimbo ivuga umugabo yazanye igitenge azana ubugari hari n'ubugari umugore atetse amazi azana umwuko arasonga amazi ameneka ku gitenge ashikira ku gitenge kiratoba aragitoheza atyo aragikubita ngo cyumuke kuko umwenda iyo ugiyeho amazi ugira uti gutyo amagambo mufite n'umunwa ibyo gukubita kuri ka kandi agataka kazana amazi ibyo bigahuriraho n'igitenge cyatose nabyo biri mu ndirimbo aba yicaye ku gasonga bugari akubita agasonga bugari wenda mu Rwanda kuko nzi ko n'akanjogera barayicuranga guhera ku munsi wa mbere cyane ni nyinshi ari n'iyitwa kinyuma ubwo reka dukomeze oya hari iyitwa kanyafu nako ikinyafu ngira ngo muri kubibona neza cyangwa se muri kubyibonera ko amakuru mba nabashakiye aba atari ibihuha wowe wageze kuri uyu munota nanakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo nyine nkuko muri kugenda mubibona murabona ko nyine video nagiye nzibashyiriraho
kugira ngo nyine mubashe kuba mwasobanukirwa bihagije. Ubwo rero umuntu uzajya ugenda ukubwira ngo amakuru ngo byagenze gute, ujya wihangana utegereze uze kuri channel yitwa Curry Empire cyangwa se wandika comment umbwira ati ibi bintu ese ko byagenze gutya ni ibyanyabyo. Nyine abantu benshi bagenda bahimba amakuru cyangwa se bagenda bashaka nyine babeshya kugira ngo babashe kuba babona viewers. Gusa icyo ugomba kumenya ko nuko iyi ndirimbo ya Aragitosa nta makosa yari arimo, ndetse G-Tough nta nubwo yigeze ajya muri gereza. Nayo makuru yuzuye kandi uyizere nayo nyayo. Murakoze cyane, niba wageze kuri umunota reka mubwire ngo uri umuntu w'umugabo, ndagushimira cyane kandi ukande subscribe, ukore na share, wandike na comment niba twabakora n'indi video. Muri iyi minsi cyangwa se ejo nababwiye ko nkunda kuvuga ko dusohora saa 5 zuzuye. Ejo nzabakorera ikiganiro cy'umukinnyi wa filime bita reka ndeka ko mabwira witabye Imana. Ejo nzakibakorera mbabwire ese yakoze ibihe bigwi bye, yishwe n'iki, ibyo nabyo tuba tugomba kubimenya. Sawa rero reka basezere, murakoze kandi mukomeze mugire ibihe byiza, mwiyiteho, mwifurije kuba uri careful. Thank you.